tugiye kwiga uburyo wakora ino foto. Urabona neza ko ino foto wagira ngo irashushanyije. Reka ze ngwereke original yayo. Original yayo ni iyi ngiyi, ariko witegereze uburyo bahise bayishushanya. Rero ni ibi ngibi tugiye kuba twakigira hamwe. Bisaba ko uri buze kugendana nanjye step by step. Nge ndifashisha laptop, wowe uri buze kuba wakifashisha wenda telefone yawe. Niba rero ufite telefone, ikintu cya mbere uri bukore, banza ugende udownloading application cyangwa se AI ya Gemini. Ni artificial intelligence ya Gemini. Iyi ngiyi uba uyikeneye kugira ngo ukore ifoto nk'iyi ngiyi nari ndimo ndakwereka iyi ngiyi. Okay. Niba rero wamaze kuyidownloadinga, uburyo uyidownloadinga uragenda muri App Store cyangwa se Play Store yawe, hanyuma wandikemo Gemini nkuko urimo urabibona, hanyuma nurangiza uhite ukadownloadinga, mu gihe nyine mukarimo kara processinga, nikarangiza uhita uyifungura. Nuyifungura inzira ziraba ari zimwe, step ni zimwe. Okay. Numara ko wayifungura rero, ikintu cya mbere ubuze gukora, nuyifungura irabimeze gutya. Urahita abantu bakoresha desktop cyangwa se bari gukoresha laptop ngo nyikoresha, ariko na telefone birakunda, urakanda aha ngaha. Numara gukanda aha ngaha uze hano kuri Gemini, aha ukandeho. Numara kuyikandaho bashobora kukubwira ngo urogingemo in ukoresheje ntuze, ukoresheje email, urashyiramo email nta kibazo. Aha ngaha urahita ukanda aha ngaha ushaka wa try it, nta kibazo kiba kibirimo, you can try it. Ndagira ngo nyine aha ngaha aya bagiye gucreate ibintu tudashaka, reka mbikuremo. Okay. Aha ngaha rero icyo tugiye kuba twakurikizaho ni kimwe, ugomba kuba ufite ifoto. Dore ifoto turi buze kuba twakoresha ni iyi ngiyi. Ni iyi foto turi buze kuba twakoresha ikaduha iyi ngiyi. Ndakeka iyi niyo original. Okay. Rero icyo tugiye kuba twakora ni kimwe, urahita uza aha ngaha ukurikirane step by step. Urahita uza aha ngaha ukande hano. Nurangiza uze hano create, uhita uza hano nyine ukande hano create image. Ndakeka uri kuhabona. Aha ngaha uze hano create image. Numara kuba waza aha ngaha urahita ukanda aha. Right? Hanyuma uze hano upload. Nuza hano kuri upload urahita uza ufate ya foto yawe nyine ushaka kuba wakoresha kamemu yindi ugiye kuba wakoresha tu. Okay? Dore ni iyi ngiyi uze uyishyiremo. Ibi bikora gutya na telefone birakora, nta hantu na hamwe turi buze kuba twasiganirwa. Nimara kuba yageramo ibi biraba bihagije. Urahita uza kuri no video urimo urareba. Ino video urimo urareba. Iyi ngiyi urimo urareba nyine tu, iyi ngiyi ntiwite ku ibi ngibi, iyi urimo urareba. Urahita uza muri comment section. Aho comment ziba ziri. Urahita ubona akantu na pininzemo. Aka ngaka ka WhatsApp channel ukandeho. Numara gukandaho ku WhatsApp channel barahita bagufungura WhatsApp channel, uze hano view. Barahita bakuzana nyine muri WhatsApp channel yawe, cyangwa se barahita bakuzana muri channel yanjye WhatsApp. Icyo tugiye gukoramo wowe, tuza rindira gato ugiye kuba wakibona. Wicika intege. Ndira gato yifunguke. Ibi kuri telefone ni nako bikora. Bivuze neza ko kuri telefone uburyo bivuze ko byagenda. Kanze wenda mbishyire nko kuri telefone kugira ngo mbere ku buryo biba bimeze. Kuri telefone yawe uri buze hano muri comment section, urahita ukabona. Ndabona iyi inspection idakora neza, responsiveness yayo sinzi impamvu itari mirakora neza, ako it's okay. Ni gutya urajya muri comment section, ndabizi neza kuri wite ubibona. Nuzana kuri WhatsApp yawe barahita bagufungurira akantu kameze gutya. Niba gufungurira urahita ubona neza ko muri group yanjye haraba hari ikintu bita channel imeze utya. Icyo ukora urahita ukanda hano follow. Ndakeka kuri kubibona. Kande hano ufollowing. Numara gufollowing iyi channel uraza ukopiye iyi prompt urakandaho uyikopiye. Turi kugira ngo dukore ifoto isa nka gutya. Nurangiza kuyikopiya urahita uza kuri ya AI yawe. Hahandi twagarukiye. Uze upestingemo ya magambo. Urabona neza ko hano munsi hariho izina ryanjye, ushobora gukopiya izina ryanjye, ariko hano urarisiba. Impamvu ndabikwereka. Wenda reka dushyireho wenda prompt. Reka dushyireho prompt. Sibyo? Prompt gutya. Nanga tuze hano dushyireho prompt. Aka kajambo prompt ishyizeho ukarebe. Nurangiza kubikora gutya, ifoto iriho washyizeho ni prompt wakopiye mu group yanjye WhatsApp, wanamaze kuba followinga. Right? Iyi ngiyi nyine ni prompt ndimo ndavuga. Okay?
akenda abona bari kunsaba kongera, urabona ko iri kurodinga. Reka iyi prompt numara kuyishyiraho uhita usendinga, nusendingamo urarindira hano isegonda. Ubu ngubu irimo irakiriya nyine ya foto, urarindira gatoya, bishobora kuba byafata umwanya ariko ntabwo ari umwanya munini. Ya prompt yo iriya WhatsApp nyuzamo ama prompt menshi. Reka nze nkwereke nk'urugero, wenda nkwereke hano. Ahangaha nyine turindiriye uburyo irimo irakiriya iriya foto, ariko reka nze nkwereke nka hano nk'urugero, wenda abantu bankurikirana kuri WhatsApp mwebwe kuri ahangaha shyiramo ama prompt menshi. Urabona ko iyi ni ya mbere nshyizemo, izi ni izindi prompt ngenda shyiramo. Urabona neza ko harimo ama AI menshi, dore nk'iyi video nigishije uburyo bayirema. Abantu bankurikirana kuri Instagram murabizi, iyi ngiyi rwose, iyi prompt nashyizemo ni irema ino video. Rero iyi WhatsApp channel niyo nyuzamo ama prompt nka, dore nk'iyi foto, iyi prompt ya magambo nanditsemo hano ari mino foto. Ugenze nyine dore ningiyi nk'aya magambo nanditse hano na ari mino foto. Mbega nyine ama prompt yose banagiye nyashyiramo. Niyo mpamvu rero ugomba gufollowing ino channel kugira ngo ujye ubona ayo ma prompt. Reka tugaruke hano, durindiriye ko intuze yacu iribuze kuba yakirema. Bishobora gufata amakanya bigendeye kuri internet, gusa nyine urihangana. Iyo ushaka ibintu byiza nyine urihangana. Bibutsa neza ko mugomba gukora subscribe kuri Oliver Tips kuri Creators Rwanda. Ikindi kindi tube tunaganira mu mwanya turindiriye ko iyi prompt iribuze kuba yarangira. Hari abantu badafite discipline, mujya mwandika muri comment ibigambo bitari byiza, nuko ndajya ntukana namwe. Ariko nimba wumva neza ko wenda utankunze, jya ugenda nta kibazo. Mba ndimo ndasobanura ibintu, ngakora ikiganiro wenda cy'iminota 10 gusa, ariko 10 nkaba mvuzemo ibintu nka 10 na bingahe cyangwa se ibintu bingahe kuri Creators Rwanda. Ariko umuntu akajya muri comment akavuga ibintu nyine bitari byiza, amagambo ntabwo ari meza, mujye muyihorera rwose. Ntabwo ari meza kuko urabona none ikintu kiba kibabaje buriya kuri YouTube, turindiriye ko iribuze kuba yarangira. Buriya nta munyarwanda n'umwe ubu, iyo urebye video yacu uri umunyarwanda uri mu Rwanda, nta mafaranga yawe tukurya hayo rwose. Ni nayo mpamvu buriya nuko nyine aba ari umuntu witonze, ari nk'umuntu wenda ugira umujinya cyangwa se urakara vuba, ashobora ku uploadinga video zikaza zibonwa n'abandi ariko abanyarwanda batarimo. Nabyo birahari, iyo option kuri YouTube nayo irahari, kandi abigenje gutyo nibwo yanabona amafaranga menshi. Ubyumve no n'uburyo babyifashe. Uploadinze video ku buryo nta munyarwanda wayibonaho, wayijyaho wayibona, icyo gihe yabona amafaranga menshi kuko RPM ye yazamuka. Buri abanyarwanda iyo barebye video yawe bagabanya, kuko nyine n'ubundi nta mafaranga bari kwinjira, bagabanya RPM yawe. Niyo mpamvu ukabyarawe nzajya kwandika comment, ujye ubaza utekereze inshuro ebyiri. Urabona neza ko ya foto yarangiye, singiyi urabona ko yarangiye. Ubu ngubu bigendaniye nuko bishaka. Iyi prompt ndakeka naberetse uko muyibona. Nurangiza downloading ifoto yawe ihita ijya muri galeri, aho ujya ubika nyine amafoto yawe. Ndakeka kuri kuyibona ubu ngubu yageze muri galeri. Ndakeka dore n'iyi ngiyi yamaze kuba yayikreya. Rero utibagirwa kufollowing, ukore subscribe kuri Creators Rwanda. Urabona ko yagezeho, hita ukanda like, bandike muri comment. Ciao.